Moses Twahirwa ashinzwe inzu y'imideli Motions yatangaje abantu ndetse ababaza abantu nyuma y'amagambo ya postinze kuri Instagram kuri story n'amagambo atari meza cyane twafata nka hate speech cyangwa se imvugo y'urwango kandi irimo no gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Moses Twahirwa ubundi no umugabo wari usanzwe uzwi nk'umunyamideli cyangwa se uzwiho guhanga imideli ifite aho ihuriye n'u Rwanda n'umuco w'u Rwanda ndetse kandi akaba ari umugabo wagiye ukunda gushinjwa kuba ari umutinganyi. Mu minsi yashize twanakoze inkuru ye y'uburyo ngimbwa ye yishwe n'abaturage yari abimusanze ariko binyuze mu mirwano yahabereye. Kuri ngo rero Moses Twahirwa ni uri kuvugwa cyane ariko kandi atukwabwirwa nabitewe n'amagambo ya postinze. Ndaje tuyanyuremo ubundi tuyarebe yose ngo ese twanarize turebe ese ubundi itegeko riteganya iki ku muntu wakoze nk'ibyo uyu nguyu Moses yakoze, ese kandi abantu babyakiriye bate? Showbiz News Rwanda. Yasa nuko nguko rero twinjiye ariko kandi mbere yuko tubijyamo nizere ko uri bukore subscribe kugira ngo tuzajye ushika umunsi ku munsi n'amakuru tubagezaho kandi twebwe tukwiza amakuru y'imyidagaduro mu bambere uzajye ugaruka the day kugira ngo n'ubundi wirebere amakuru. Ngizi rero screenshot zirimo amwe mu magambo y'ungu Moses yavuze ni kuri account yitwa Kwanda Season, ni account n'ubundi ye asanzwe akoresha. Yaratangiye ati nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Ni mu magambo yavuze ubwo ngiye kujya inkotanyi zafunze data pasteri zimuziza ubusa. Ubwo urumva yavuga uburyo inkotanyi bundi niba ari abasirikare babohoye igihugu bakagikura mu mwijima w'icuraburindi bayobowe na Paul Kagame, ubwo nizo yavugaga yanga. Hanyuma avuga ati bwa mbere yagiye mu mujyi wa Kampembe aho yaragiye gusura data we cyangwa se we wari ufungiye Cyangugu ndetse yari ari kumwe na mama we ubwo icyo gihe ngo yari afite imyaka 6. Ibyabaye nk'inkotanyi zakubise ikiboko ise ndetse mu gihe ari gushaka uburyo asuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemo bari babashyiriye, ubwo nyine ngo yasubiye atamusuhuje. Aravuga ati bwaya magambo yo ya mbere yabanje n'ubundi na magambo agaragaza yuko ari imvugo y'urwango igaragaza ko yanga Perezida Paul Kagame, yirengagije aho Perezida Paul Kagame yakuye abanyarwanda, yirengagije ibyo Perezida Paul Kagame akomeje gukora u Rwanda. Aravuga ati ngewe nakuze mwanga ndetse n'ubu ndamwa. Turakomeza tubibona hari ibindi binagiye avuga biri inyuma byo noneho biteye agahinda cyangwa biteye ubwoba kurushaho. Gushaka navuga ati Papa ni umuhinzi w'igihango kuko Harerimana yarokokeye mu rugo papa yaramuhishe kandi murumuna wa papa ari mu biciwe umuryango cyangwa se ari mu bicishije umuryango wo kwa Harerimana. Kuri ubu ngubu ngo afite imyaka 36 sinzi icyo ngashaka gusobanura. Gusa papa we hari umuntu yahishe ariko nanone ngo murumuna we ari mu bamugambaniye uwo muntu wari wahishwe. Hanyuma kandi ubwo byo nyine bitabyumvikana, sinzi uburyo nabivuga. Hanyuma ibintu n'ibyandi yavuze ariko ubwo nangeze ku cya 5 aravuga ati ntabwo yigeze akunda data nubwo nta cyaha yigeze akora. Ati ngo yongeye kumwiyumvamo igihe bamufunguye amubatiza muri ADPR afite imyaka 16. Noneho icyashinguye abantu kindi yaravuze ati naraye ndira ubwo FR yambwiraga ko His Excellency azambara ishati na hanze guilty pleasure. Aravuga ati ahangaha ni ibintu byamubabaje cyangwa se we yumvishe kishimye ariko akishinze cya kuba Perezida Paul Kagame agiye kwambara ishati yakoze. Impamvu bingi yabyaye like byabikuye byamubayeho gutya. Yavuze ko yamwangaga ubwo icyo gihe ngo yari afite imyaka 28. Aravuga ati n'ubu ntarababarira Kagame ndetse n'inkotanyi zose. Aya ni amagambo yo yavuze kuri aya screenshot. Ni ibintu byababaje abantu n'ubwo bikiri kubabaza. Niyo mpamvu najya ngo nawe muri comment ugira icyo uvuga. Ese uratekereza ibingibi Moses yavuze itegeko rirabihana? Niba ari bihana se ribihanisha igihano kimeze gite cyangwa se amategeko ateganya iki ku muntu nk'uyu nguyu?
uko byagenda kose hano harimo ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo ni ukuvuga ngo RIB yo iri bubimenye ikora iperereza nisanga koko birimo afatirwe ibihano bikwiye. Ariko kandi nanone turagira ngo usige igitekerezo cyawe kandi mu bwubahane, ndetse kandi udapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Utubwire si Moses yavuze uri kubona koko ari ukuri, cyangwa se Moses yavuze yaba kuko ariho wabivuze cyangwa se yabaye hacked. Ariko uburyo yabivugagamo biragaragara yabifashe person n'ibintu byiwe. Utubwire rero muri comment igitekerezo cyawe, ndetse utubwire niba koko ibingi uri kubona yavuze koko yakoresheje ukuri, cyangwa se koko ari ingengabitekerezo agomba kuryozwa ibyo yakoze. Nyirabakunda cyane, nitwa Feruzi. Ukore subscribe kugira ngo utazajya ucika umunsi ku munsi n'amakuru tubagezaho. Ndabakunda cyane. Showbiz News Rwanda.